inganda zo mu minsi iri imbere zizaba zifite abakozi babiri gusa, umuntu hamwe n'imbwa. Umuntu azaba hari ngo agaburire imbwa, imbwa nayo izaba ihari ngo irinde wa muntu adakora ku mamashini n'ibindi bikoresho akabyangiza. Mudasobwa zikiza ndabizi ko muzi barazakoze, akazi kabonaga umugabo kagasiba undi. Ba sekireteri, abakozi bo mu nganda n'indi mirimo myinshi yamizwe na za mudasobwa. Ibi rero biratujyana ku kajambo ka gatatu muri rya jambo ryacu ariko A gahagarariye automation cyangwa se kwikoresha. Nk'uko twatangiye tubivuga, mu minsi iri imbere akazi kazajya gakorwa n'amamashini. Ibaze rero njyewe nawe aho tuzaba turi. Reka ibi tubiveho. Nk'uko rero amamashini abasha kwikoresha hadakenewe amaboko y'abantu, niko n'abakire bagezweho basigaye bakora muri iyi minsi. Intego nta yindi ari ukurema mu buryo bw'imikorere budakeneye ubwunganizi bwa bosi cyangwa se kuba hari automation. Abakire ba nyabo hari ikintu kimwe baha agaciro kurusha ibindi, ari cy'umwanya. Ndabizi ko hari abatekereje amafaranga, ariko hari n'undi mugabo wavuze ngo igihe ni amafaranga. Abakire ba nyabo cyangwa se ababyifuza baha agaciro igihe cyabo, hanyuma bakubaka uburyo bw'imikorere mu kazi ku buryo ibintu byose bishobora kugenda neza, yaba hari cyangwa se adahari. Ntushobora kunyumvisha ukuntu uri bosi cyangwa se uri umukire uzindukira mu kazi mu gitondo saa moya hanyuma ugataha saa yine z'ijoro. Ni ukuvuga ngo amasaha arenga 13. Reka tugenzure gato ibyo bosi wacu ashobora kuba yiriwemo. Yageze ku kazi hafata amasaha 2 yo gusoma emails no kuzisubiza, hanyuma bageze mu kanya ko kuganira n'abashinzwe ibikorwa n'abakozi no kumuha raporo z'ibyakozwe n'ibitagenda no kubishakira umuti. Ubwo igihe cya pause kiba kirageze. Nyuma ya pause bosi yari afitanye n'abantu 3 gahunda kuri telefone ngo bavugane ibya business. Nyuma ya telefone bosi yagombaga kujya ku yandi masite afite ibindi bikorwa bye ngo arebe uko biri kugenda. Ubwo amasaha y'akazi yamaze kurangira, saa 11 zamaze kugera. Kubera ubunini bwa business ya bosi, dufite umuco w'uko abayobozi bakuru bose harimo na bosi tugomba guhura tukarebera hamwe icyo twakora umunsi ku munsi kugira ngo dukomeze guteza business yacu imbere. Ibi bikorwa byose muri kibona ko ari byiza, ariko nk'uko twatangiye tuvuga ko igihe ari amafaranga kandi ko intego ari ukugira umwanya usesuye wo gukora n'ibindi bidufitiye akamaro. Bose aramuze atekereje kuri ya A hanyuma akayiha agaciro kayo, yabona ko akazi kose akora kuva mu gitondo kugeza nimugoroba gashobora gukorwa n'undi muntu w'umwizigirwa kandi w'umwizerwa ubifitiye ubushobozi. Hanyuma akabonera igihe bibaye ngombwa, akabona n'umwanya uhagije wo gukora ibindi bimufitiye akamaro. Hari ababosi benshi nzi bakoze cyangwa se bakora muri ubu buryo, ariko iki ni igihe cyo gutekereza ko igihe tugezemo hasabwa kubakwa system y'imikorere idasaba ko n'ibikorwa agomba kuba hibereye. Twibukiranye rimwe mu mahame agenga abatsinda twigeze kuvugaho, ari ryo gutekereza ku iherezo mbere y'itangiriro. Simbizi, ariko ahari bosi yatangiye business y'intego ari uko yakunguka cyane cyangwa se ko ihinduka ikintu amahanga. Ariko se iyi niyo ntego mu by'ukuri? Yego nayo ni intego nziza, ariko hari abandi babosi nzi babigezeho none ubu bahora mu bitaro kubera ikibazo cy'umutima na stress biturutse ku munaniro. Ibi nibyo se wifuza nawe? Reka ndangize nkubaza iki kibazo nanone. Ubwo tuzi two mu minsi iri imbere tuzaba dukorwa n'amamashini gusa, akazi ari ako kugaburira imbwa zaba zicunze wakabonye ngo atangiza, uzaba uri? Reka ndangize noneho nk'abakozi andi makuru atari meza cyane. Hari icyo bita machine learning cyangwa se AI, artificial intelligence. Izi zose ni intwaro z'aka kajambo zacuriwe kugukura mu kazi. Uracyafite ubwoba bwo kwihangira imirimo? Murakoze.